ngo tuba tuzanye ubusambo mu rugo tuba tuzanyemo amacakubiri afata amatungo ajye kuragiza hanze muhinga n'ibira kanje bumva ugeze aho ushaka nk'inye babwara byo niko nabibona ngiye namwe barufite ariko abantu bari mu cyiciro cyangwa amazi byo ntibyo hangaha ntago yanywa amazi ariko se burya ntago ushobora kugenda ukanaga ese ubwo ngubwo ntabwo inzoga zishobora kugukoresha ibibi utari watekereje bitewe n'uko wanyoye nyinshi kereka ari kukizinywa inzoga zitangiye ukazinywa nk'ubu ufite imyaka 80 mfite imyaka nkuko twicaranye uyu munsi ndagira ngo dukorane ikiganiro kigendanye n'umuryango nk'abasaza b'inararibonye mutubwire impamvu mu muryango habaho amakimbirane y'imiryango ugasanga bashakanye bahora baryana abandi barwana cyane cyane nk'abasaza nkamwe mukuze bo mu gihe cya kera abenshi muba mupfa imitungo abandi bagapfa ibintu bidasobanutse cyane cyane ariko imitungo ugashanga umuntu yisha undi nkamwe basaza ba kera mubibona gute muratangira mutwibwira duhereye kuri umusaza atubwire amazina ye n'uwo ngo akurikira batubwire mutubwire uko mubibona ni karibu nibyo ngiye twabigira inyange gasupari ikintu gituma amakimbirane yo mu muryango aba mu rugo biterwa no kudashyira ngo bumvikane kudashyira ngo bumvikane ahanini bagapfa imitungo yo mu rugo umugore ati iyi mitungo ni iyanjye umugabo kandi ayifite nawe uruhare umugore akikubira yakwikubira niho hazamuka y'amakimbirane wenda urugero hari inka mu rugo umugore ati ni iyanjye iyo nka umugore akayigurisha agakwita ku mufuka we wowe mugabo n'umenya amafaranga yasize wewe wamutera umutima amafaranga bagurishije itungo atereka da ati inka ni iyanjye ntabwo ari iyawe ngaha nene ukuntu rero bizamuka nuko bigenda kandi ubundi iyo ikintu kiri mu rugo aba ari icyanyu mwese ni icyanyu umuryango mwese ariko umugore ashaka kugira ngo akigire icyo wenyine none se ukiri aho ndakubaza ni gute ko abagabo ibintu byose bakunda kubyita ibyabo iyo mwasezeranye ivangamutungo muri leta umugabo agira atya agafata ibintu akabyita ibye burundu ku buryo umugore nta jambo abigiraho aho ntabwo aribyo byaba biteza amakimbirane mu miryango oya ikintu cyose ari cyane ko muri babiri ko mwashakanye aba ari icyanyu mwese kuki umugabo ahora avuga ngo ikintu ni icye nta mugore ugira ikintu kuva mu mugore nagagira ikintu niko ahubwo umugabo agifite ijambo uruhare runini ati ikintu ni icyanjye ariko wakigurisha ukaba uzi ko wowe umugabo ukigurishije ukaba uzi ko amafaranga ari y'urwo mwese niko kera byari bimeze ariko ubu ngubu umugabo yagurishije ikintu uravuga uti nimba ari inka iri mu rugo ukayigurisha amafaranga ukayashyira hariya uti amafaranga azakuga iki n'iki ariko umugore afite itungo mu rugo warikubira ku mufuka we yarikubira umugabo ntashobora gukora ku itungo ry'umugore wamenya aho binyuze se ahubwo niyo yagurishije nta kintu ashobora kubahaho ntacyo yaguha umugore ntacyo yaguha reka dukomeze kuganira uterura ako kantu usoma uyu musaza natubwira icyo abyumvaho kuri ibyo bintu turiho tuganira ibyo bintu uvuga amakimbirane azana ibintu mu rugo umugore niwe bitangira yabitangira yagurisha ikintu ntaguhe nawe ukagurisha ikintu ntumuhe sibyo ngo tuba tuzanye ubusambo mu rugo tuba tuzanyemo amacakubiri kandi baravuze ko ibintu ari iby'urugo umugore ntabwo yagurisha ihene ngo agurishe ingurube afata amatungo ajye kuragiza hanze muhinga n'ibirayi ajye agurishe wo kugira ikintu ubonaho ngo nawe nugira icyo ugurisha umwite ubona aricyo giteza amakimbirane nicyo kibitera none se kuki buri gihe umugabo yikunda agahora ashaka kugira ngo ibintu abyikubire abyitwe ibye ntabwo umugabo yikubira hari ingo nzima n'ubu twabyize ku gashinge baduhaye n'iryo vanjiri aho twagiye gusenga bavuze ati mwabagabo mwabagore mwite ku bagabo banyu mwite ku bana banyu ati ibintu iyo mu rugo nta mutekano uhari ati urugo ntabwo rwubakwa ngo rwuzure umugore anyuze aha umugabo akanyuzaho ati ibintu byose bigapfa sinagiye mu nsayambere se yumvuyemo
biba byapfuye. biba byapfuye. Hanyuma ni kubera iki se mugenda mukagira gutya ibintu mumaze kugurisha mukabigira ibyanyu, rimwe na rimwe abagore ntibaboneho, bavuga rimwe na rimwe bamwe bakarwana bagakubita abagore, kandi hajeho uburinganire, nta muntu ukwiriye kuba ikibazo uvuga ntawe nari numva wagwanye n'umugore ko yagurisha ikintu. Umugore agurisha ikintu cye ukamwihorera umugendaho ngo mupfe ibintu byagurishije. Ahubwo umugore, ejo bundi habaye inama y'intuza y'abayobozi b'akarere ba ntuza bashinzwe ntuza bariya bakuru, umuyobozi w'intuza Pascal Iriana Manete bayigiyemo yabereye ku kibuga ya guverineri na meya w'akarere. Abagore batanze ibibazo baza kuvuga ko abagabo babo bataye ingo, bagiye mu bintu by'ubusambanyi, ari abagore 10. Abagore bataye ingo bajya mu busambanyi? Oya, abagore barega abagabo babo. Abagabo bagiye mu busambanyi bahunga abagore babo bitewe n'uko batumvikana mu ngo. Meya yarabashubije arababwira ati ibyo ari byose rero mw'abagore kugira ngo warabyanye n'umugabo wa mbere ubu ufite inda ya kabiri hano, kandi waratanye n'umugabo wa mbere, iyo nda ya kabiri urayigereka ku mugabo wa mbere kuvuga ko yagutaye. Bamuhaye intebe yicara imbere y'ubuyobozi bwose, yaje kubabwira si jye uhari, umuntu uhayobora ntihakize uriya hakurya wamubaza. Ati mw'abagore ati musigaye mwiyenza abagabo, mwabonye agaciro, babaye uburenganzira. Umugabo yavuga ngo bajya kumufunga ati guhunga ingo ni ukwanga kugira ngo bahunge iminyururu. Abagabo guhunga ingo ni ukwanga guhunga iminyururu, bagahita bajya kwishakira abandi bagore. Kandi intandaro kugira ngo batandukane bahunga ingo ni uko baba bagiye bikubira imitungo, nk'uko umugabo yavuga ati unkoreho baragufunga. Nicyo kibitera. Urabyumva ute wowe Rugerinyaho? Ariko iyo ushaka umutekano umugore ugomba kumuhunga, ukamuhera ukamuhunga, aho ujya uzamwice ukamuha rugari ukamuhunga bose, ukamuha rugari neza ugahunga akiyumva yakiyobora, abarakumenyesha mu nzu kugira ngo yiyobore yikore ibyo ashaka, uturuga ugenda. Ibyo bintu se niko bimeze? Ugomba kumuhunga rwose ukamuha rugari, noza kugira ngo mwicere none bagufunge bakora umuntu n'amakimbirane muri Rwanda buri munsi. Abamuhunga rero ukemera ukamusigira imitungo yawe iyo uhunze. Noza kujya mu munyururu bakagufunga imyaka 10 ukagwamo, ariko iyo ugiye mu nyungu wenda bakagwa n'ibyo bigori bataguvuge icyaha cyo kwica umuntu, ko nta kibazo kiba kirimo. Ubu ugiye gukosoka no mu rugo ugatanga amahoro, yari amahoro gushaka. Noneho abagabo bica abagore ahanini baba bari gupfa iyo mitungo, baranze guhinduka. Hari igihe umugore yicyurira umugabo akabanzana mu rugo, abagabo turasumbana, akagira amafaranga menshi, yamara kugira amafaranga menshi umugore wawe akamuyoboka, yamara kumuyoboka ubwo wabaye igicucu, biba byarangiye, nta n'uburenganzira ufite muri urwo rugo. Niyo mitungo bafite kugufunga, noneho wa mugore akayiburamo abandi, mbese umugore agasigara yinezererwa. None ubwo bizagenda gute? Urese uratubaza, kwari uratubaza ahubwo ni waradusubiza. Hari akarengane mubona mose? Abagabo dufite akarengane. Abo turahohoterwa turarengana. Akahe karengane mufite? Nese umugabo ahunze urugo wari wubatse yarabyabana, yarabubakiye ukaruta ukajya nkakaboye. Ejo bundi data wacu wapfuye kwa n'umuzari yapfuye yishwe n'imitwaro, ubabare yari yapfa. Nese Pascal nawe niko ubibona? Bangiye ko mbibona abagabo ukuntu nabo bahohoterwa. Umugore aragira gutya kandi ahanini aturamvuga bagutambikanye, wowe ukareba rero kandi uvuye wishakira amahoro ugahitamo kwiciraho ukamuhunga. Ukamuhunga rwose. Ariko nk'urugo rurimo bwumvikane, umugabo ahagurisha ikintu agasangira n'umugore, nta hantu bakunze kugira icyo bapfa. Ibyo niba Padiri yashakaga. Urugo rurimo bwumvikane bagurisha ikintu, nimba ngo bagurisha ikintu bazi ko amafaranga icyo bagura yakoresha, ubwo rwose abari mu mutekano wabo
bane barayabika bagenda ikibazo yakoresha we n'umugore ubwo aba ari ibyaha nta mutekano rwose cyangwa nk'ufite abana biga ndakuvugira aravuga ati amafaranga ngurishije inka bampaye 300 wa mugore we fata 150 ku buryo igihembwe nicyo kiza uzajya urihira umwana ngenda twarimo 50 ko ndi umugabo nanjye nzajya kutwerera umuntu nzaguramo agashati ubwo rugo ruba ruteye neza umugore nta rubanza agiramo. ariko hari ikibazo abagore bagira mutigeze mwitaho. Abagabo kuba bagira amafaranga bakirirwa mu kabari ntibamenye uko abana biriwe n'abagore, ahubwo nijoro bagataha basinze biriwe mu kabari. Pascal, ibyo bintu ntabwo bibona wowe, cyane cyane abasaza bari mu myaka nk'iyo yanyu? Ibyo biri ariko ntabwo ari bose. Ibyo biriho. Kubera iki biba mu cyiciro cy'abasaza bangana nk'abo? Kwirirwa ku kabari unywa ukagera aho usinda neza baza no kuba abana gucyura. Ibyo ubwo no bwanjye bumva ugeze aho ushaka nk'anye babwara byo niko nabibona ngewe. Namwe barufite. Ariko abantu bari mu cyiciro cyanyu bakunda icupa cyane ku buryo bashobora kujya mu kabari bakibaza. Oya ntabwo yanywa amazi byo bigeze ahangaha. Ntabwo yanywa amazi. Ariko se burya ntabwo ushobora kugenda ukanywa nk'icupa nk'abiri ugataha hakiri kare utiriwe ku kabari. Ibyo bibaho no muri rese niko ubahora n'amafaranga kugira ngo n'amafaranga uranywa amacupa n'atanu. Niyo babona rimwe rirahagije. Abagore bafite ikibazo yuko batababona mu ngo. Mwirirwa ku kabari. Ibyo bibaho ariko ntabwo ari bose. Mukumwa batukisha bose ariko bibiriho ariko ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose. None se ubwo ngubwo abagore barikarama ubwo burenganzira bwabo ko abagabo iyo bamaze kugurisha ibintu bahita bigira ku kabari. Hehe no kwibuka amatungo ahubwo bakaza gutaha nimugoroba batongana. Banakwibagiye itungo ryanjye. Oya reka manje mwibare. Nicyo nakora cyose reka manje. Oya reka manje kuremera. Banzura nje kuvuga. Reka nanjye mwibare. Arabizi Jean Marie arabizi. Sibyo? Ndi umuntu wa kera. Ko yabayeho ibyabayeho byose sinanywa ubusinywa. Ikintu nabahoteye n'ikiyemwe mu bana nabyaye. No kuvuga turi kuvuga kuri societe muri rusange. Hari n'abandi usibye namwe bagikora ibyo. Leta igerageza gushyiramo imbaraga kugira ngo igende ibigisha, ntabwo ibabuza kunywa, ariko iki babuza ni ukugira ngo muteze umutekano muke, namwe haba amakimbirane mu miryango nk'uko mwabivugaga, hakabonekamo abaza kwica abandi. Ni ukunywa ukarenza. Ni ukunywa ukarenza. Ariko urusanzwe ufite igitekerezo cyo kwicana. Hica umuntu harusa. Hari umuntu winywera inzoga ariko atafite igitekerezo cyo kwicana kwa nyoye. Akaba yasinda amahoro akitaha. Yakiryamira cyangwa nakiryamira. Akagera no mu Rwanda agasakuza ariko atafite kwanga ndajya kwica kanaka. Ese ubwo ngubwo ntabwo inzoga zishobora kugukoresha ibibi utari watekereje bitewe nuko wanyoye nyinshi? Kereka ari kukizinywa. Inzoga zitangiye ukazinywa nko ufite imyaka 80, mfite imyaka 38. Ntabwo nanywa. Sinaja nkabashwanira muri abana nkagira. Sinabareze nemwakuze. Ni muri mungo zanyu mwabuze iki mwabaye. Nishwana na nyoko buri kanya. Ko nta muteye. Hari cyuma nari namuteye. Nuko amakimbirane yo mu muryango agenda avuka, abantu bagahinduka iciro ry'imigani. None se niki mushobora kubwira umuryango nyarwanda n'ababakurikiye ikintu mubona kimeze nk'aho abagabo mwabuze uburenganzira bwanyu nk'uko mubirekarama kugira ngo niba byumvikana bashobore kuba byahinduka? Uburenganzira kugira ngo abagore babure uburenganzira. Umusaza yaravuze ati mugende mwumvikane n'abagabo banyu. Ntabwo yabaye gusuzugura abagabo. Umusaza ndi perezida. Mwabagabo mwikubita abagore. Niko yavuze. Mwabagore namwe ntitubaye uburenganzira kugira musuzugura abagabo banyu. Mwebwe mugende mutunge ngo zanyu muzizamure zitera imbere aho kugira ngo zisubire. Nose harubwo yigeze ateranya abantu. Pascal warabyumvisha ibyo bintu? Biyavuze niho kwati ubwuzuzanye ni ukuba mu rugo rero mwese mugomba kuzuzanya mugashyira hamwe. Umuntu ntarye wenyine. Nk'ibyo bwuzuzanye. N'umuntu kandi n'umugore wawe. Cyane. Ubwo bwuzuzanye. Hari ikintu bitwaye se kuba mwakuzuzanya nabo mwashakanye? Reka dare niko n'Imana ibishaka rwose.
none se ariko n'Imana ibishaka abagore ko muvuga ngo bahawe uburinganire ngo barangije ngo bishyira hejuru niko byagenze niko mubibona abagore bahawe ubwisanzure burenze ku buryo babakandamiza ubu se iyo ukoze ikintu akavuga ati wibeshye kandi kandi uzi byinshi uri umuhungu wanjye njye nahera no ku rugero njya kugurisha Nyarusayo wari uhari ati ntabwo ndagusinya utamaye 2020 ntabwo ari wowe ntabwo ari umwana wanjye ntabwo ari njyafashe 2020 nkabitanga bagatabaza bane bakumbwira bati yatangiye buriya mwana ujya kwiga ariko ntacyo upfa nawe ubwo ni ukuvuga ngo akantu gato mu muryango gahita gatuma amakimbirane azamuka mutumvikanye kuki mutakwicara hamwe ngo mugakemure kugira ngo mugakemure iyo ufite umugore muzima wumva muricara mukagakemura kandi nawe waba ushaka amahoro y'umuntu w'umugabo ukakoroshya kugira ngo amakimbirane agabanyuke none mufite izihe ngamba kubwo leta n'ibyo bategurira byiza kugira ngo namwe mukomeze mwere kwihemukira kuko burya iyo umuntu afashe undi akamwica bitewe n'amakimbirane leta ntabwo binezeza ibihombya abantu ko bariya baguye mu mazi leta yashyizeho abapolisi bakajya kubazaburamo niba ari bababaye barimo kurira bavuga ati abantu n'igisidari y'ibishe batwawe n'ubwato yego none se leta yahamaze igihe kingana iki yarishimye ntabwo yishimye yaratakaje iyo abantu bicanye bakajya leta ntishaka imanza ishaka ubworohere abantu bakagendana neza kuko leta ni umubyeyi ni nk'uko nawe uri umubyeyi ufite abana beza wicara mu bana ukishima ni ukuvuga ngo leta ikeneye ko nyine mukora ibyiza aho mubona bitagenda neza mukagirana inama mugatangira amakuru ku gihe kugira ngo nimubona ko hari runaka byangirika mutange amakuru ku gihe abantu babaganiriza kugira ngo hatazabaho icyo kibazo twumva cy'ubwicanyi ujya kumva ngo umugore ngo yishe umugabo ukumva ngo umugabo yishe umugore ibyo bintu hari amezi 3 ashira bitabaye ahandi birahaba cyane rwose turabyumva ku maradiyo biba bivuga se ko bitaba ku maradiyo turabyumva kandi bigaterwa ahanini n'imitungo ibyo muvuga by'ubusambanyi ni hakeya biba ni hakeya ariko imitungo cyane ni imitungo yo mu rugo umutungo gatoya washyiramo icupa ugahita uza umuhoro ukawutyaza kuri bamwe barabikora kuri bamwe barabikora ariko si bose ese shaka natuze miliyoni nayirangije na tenini ni byiza niba mwebwe mubona ariko bimeze ndakeka mu mudugudu wanyu ibyo bintu nta byari byabo mwese wari wabyumvira mu mudugudu wanyu ntibiraba ariko abagabo barwana babamo barimo kandi niyo bibayemo niyo abantu barwana nage tutabigisha kandi tugatanga raporo yabo nkawe uri umuyobozi Pascal urabizi mutanga raporo yabo ingo zibanye nabi zose zibazizwe amakimbirane muyamufata umwanya mukabaganiriza mukara ko banahindutse bikomeye rwose cyane ko uri inyangamugayo ubuti ibingibi hantu urimo kwerekeza bose ati iba uri mu makosa gerageza uhinduke niko dukora nta rwose ubu ngubu mugize amahirwe mugahura na nyakubahwa perezida wa repubulika ni iki mwamubwira twebwe kumubwira so wajya kurega wakajya gusuzugura perezida wavugize muyize amahirwe mugahura nawe ni iki mwamubwira twebwe kuri radio basigaye bavuga ko abagore bafite amakimbirane bamere n'ababaga n'abare abanyamakuru nibo bari imbere ya perezida nibo bamuvugira none perezida mwamwahure ugiye kumutanga ibibazo biye twe tukubajije uramutse ugize amahirwe ugahura na perezida ni ikihe kibazo wamubaza ni iki mwamubwira ikibazo wamubaza wamubwira tufite amahoro mu gihugu ariko dufite umutekano muke w'abagore batumereye nabi nicyo kintu wavuga Rugero Inyange wese yamubwira iki ngiye namubwira ko abagore bashaka kugira ngo bishyire hejuru tubigisha uko bagomba kumvikana n'abagabo babo bakishyira hamwe uko baba byose uko umugore n'umugabo baba umuntu umwe bagomba kumvikana
nicyo weho wamubwira. None se abagore ko muvuga ko yabahaye ijambo mukamuzanyemo ikintu cyo kuvuga ngo bishyize hejuru, ibyo bintu ko ntabyo azi, nimwe mubibona mwenyine wenyine se. Mbese abagabo bicara bafungwa bazize ikindi bafungwa bazize abagore. Abenshi ni abagore. Abenshi ni akakugambanira umugore akagushyiriza muri gereza kandi nta nikosa ufite. Nta nikosa ufite. Ubu n'uwangwa muhuye nawe ikibazo cya mbere mwamubwira ni icy'abagore bishyize hejuru, ko yabahaye uburenganzira bakarengera. Uburenganzira yabahaye ni ubwuzuzanye, niko babyumvishije nabi. Nuko babyumvishe nabi. Mwebwe mwabyumvishe neza, mwumvishe yarabahaye ubuhe burenganzira. Twebwe kera umugabo yaberaga umugore akabana n'umugore bakatunga imitungo yabo bakayirya neza, nta nduru y'abagabo. Ariko ubu umugore akurusha umutungo, yabona aragukandagira agusumbije n'amafaranga n'iki byose, ukabura imbwa mu rugo nta n'uburenganzira bwawe. Akaba yakumenesha ukajya kwangara hanze. Ni icyo ngicyo nta kindi, neza mukaba murakandamijwe, akajya ava kwaza ntuvuge. Ceceka cyangwa uvuge bajya kugufunga. Nicyo basobanukiye uburenganzira bwabo, ni icyo ngicyo busobanuye. Mwebwe mwumvaga uburenganzira yabahaye ari ubuhese. Twebwe uburenganzira nyakubahwa yahaye abagore uko mwabyumvaga, kuko Rugero Inyange tubwiye yuko abagore babyumvishe nabi. Babyumvishe nabi bo bishyira hejuru bati uburenganzira yababwiye rero ni ubwuzuzanye yababwiye, ni ukumvikana. Mu mitungo yabo no mu ngo zabo. Padari ko n'ibiro batwigisha. Ariko ngiye hari ikintu ndimo numva, nubwo muri kubivuga uko njye uko mbyumva, nubwo yabahabwa uburenganzira bwumvikana, ariko ntiyakuyeho yuko umugabo akomeza kwitwa iki? Umugabo mu rugo. Noneho rero abagore ubwo muravuga ko bashobora kuba barashaka kuzafata izina rye. Nibo babaye abagabo. Nicyo kintu numva mushaka kuvuga. Ubwo nibo babaye abagabo. Umugabo ni umutware w'umuryango cyangwa w'urugo. Bivuze yuko none nubwo bahawe uburenganzira, ariko bagombye kugira gute? Gukomeza kubaha, guca bugufi bakabana n'abagabo. Noneho abagabo nabo bakaborohera bakumvikana. Mu byo bakora nabyo bwa bwuzuzanye bwabo. Ubu ngubu hari uburenganzira yabahaye, burumva ko ari nk'igihe umugore ashaka kujya ahantu agasaba uburenganzira umugabo. Mu burenganzira yabahaye si ubwo ntibyaba birimo yuko umugore niba ashaka kugira aho ajya nyine kubera ko bahawe uburenganzira yigendera ntabwire umugabo. Ntabwo umugore wanjye ajya ambwira ngo uyu arakingura akigenda. Ntabwo ari we wenyine no munyakama bose aragenda akishyira. Dore yicaye hasi n'amabeshya inzogi zivuga agakingura akagenda nkumva aragarutse. Ntabwo ari we wenyine. Noneho mwararenganye. Tutarengana se wa mugaro wa niyo umwanya we yagera kubwira ati urambaza. Urambaza. Ujya kugenda ukambwira. Nuko nguko byagenze. Kugenda ukambwira. Ngaho rero nimugira inama urubyiruko rurimo rushinga ingo muri iyi minsi turimo tunasoza. Nimugira inama urubyiruko barimo bashinga ingo kugira ngo batazubakira ku bintu nk'ibyo, ingo zabo zigasenyuka zitamaze kabiri. Kugira inama se urubyiruko rw'ubu nabwo ko rwabuze aho rutura, rukaba rwarigiriye mu ngeso mbi, kubaka ko babuze aho bubaka, yabona amafaranga ahubwo agakenera kubona uko arangiza ibibazo bye. Nko muri uyu mudugudu ubu nta musore wazamura inzu ngo ayubake. Kubera icyo atayubaka? Leta yarabihagaritse. Leta yabujije abasore kubaka cyangwa ni akarere kababujije? Ni akarere. Kuki se kababujije? Kabujije niba udafite icyangombwa urubaka aho bihawe nande arayubaka bakayisenya. Bakayisenya? Nubwo se bo batuma abasore batarongora? Ahubwo bakajya no muri izo ngeso mbi. Nanjye ubwanjye mwese ahise nigeze kwigira ku karere kwaka icyangombwa cyo kubaka nubakira umuhungu wanjye. Ego. Ubwo ngeze ku murenge ushinzwe ubutaka arambwira ngo ntabwo yame icyangombwa ngo batari bakata ngo aho imbibi za kinini ngo zizagarukira ngaho nyine. Kandi ubutaka bwe kandi mu butaka bwawe kandi ni mu butaka bwawe ngo batasaziye mu rugo umuhungu yaraguze wa muhungu wanjye n'ubu jondi yakoze inama aravuga ngo ugomba kubaka hano ruguru hano kugatwa no mu Karindi.
ese ibyo bintu ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo burabizi butabimenyeze nose umuyobozi w'umurenge ntabwo abazi ibiva ku karere yakoze inama yeso abatarubatse so umuyobozi w'umurenge uba yabivuze si ikibanza namuguriye amakiraga yeze mu rwasaziye mu rugo ni ukuvuga yuko noneho mwabujijwe uburenganzira bwo kubaka kandi mwabuze umuntu mubibwira karabuze karabuze niko njya gusana iyi nzu ntuzi ko natanze amafaranga bakaza kunkurikirana none se natanze amafaranga ku murenge bababwira yuko iherezo ryabyo ari irihe bakubwira ko ugiye gushaka ibyangombwa utabishaka ukagurira igihamya cy'abana ajya kuyishaka njye barakinyumye bagiye kumbwira barambwira ngo ntabwo bampa icyangombwa bateye bakatanga imbago aho umujyi wa Kinunga uzagarukira nicyo gisubizo baguhaye icyo gisubizo bose bampaye kanyabutaka niko akubwiye akubwira ko izo mbago bazazikata ryari ntabwo ubwo yaramwe muzamuhamagara mu kwa karindwi na nomero za telefone nazifite yarazimpaye muzamuhamagara mu kwa karindwi ngo narabikurikirana ngabibaze none kurarangiye naramuhamagaye agiye kumbwira ngazaza hano mu Kinini ngo ujye kuhamwereka ngo abantu nshaka kubaka ejo bundi ababaye inama hano mu Kinini abayaje ubwo niyo yavugiye mu ruhame ngo hano ngo ntabwo hagomba kubakwa ubwo nanze kwirangira icyuma zo yamaze kuba ati nshaka kubaka ntabwo hagomba kubakwa ngo byahise bihurira ahubwo hari ikibazo gihari ubwo bivuze ko umuhungu atazigera yubaka kandi amabati yarayaguze abitse batarunze mu rugo yarangiye kugura amabati wese akanga utubatse nese no hariya hepfo mu rugo iwawe ntawe yahubaka ahasa ntabwo yahubaka kubera ko hatahubaka hano ujya kwaka icyangombwa ku karere kandi nkagutegeka inyubako ugomba kubaka kubera ubushobozi afite rero nta bushobozi afite bwo kubaka inzu amabati yakubaka ubwo rero niyo mpamvu mugiye kuzamubona umubare mwinshi w'abana b'abakobwa baterwa amada kubera yuko ntibubaka nyine ngo mutume bashinga ingo ubu bigire mu bakecuru abasore none neza ko ashaka kubaka bakamubuza kubaka ngo bigende yanga iki yanga ko aratera umukobwa inda bakajya kumufunga bakamubuza kubaka biyokenera mu bakecuru bigira mu bakecuru nuko nguko ubwo se bizagenda gute nukwegera ubuyobozi mukagenda mukongera mukabusobanuza cyangwa habaho inama mukongera mukabaza ibyo bibazo amabati wasaziye mu rugo hari tukabaza ibyo bibazo se wajya kubaza ibibazo ukambwira ngo ibi n'ibi gutya na gutya ku bigendanye n'umutekano mubona mute umutekano hano umutekano ni mwiza rwose nkawe ukunda kuwubigendamo cyane ariko kuba mugendamo mwene aha ngaha umutekano rwose ni muzima nta mbogamizi muhura nazo aya nazo usibye guhura n'abantu bameze nk'utumayibobo n'utumayibobo tugenda twa nijoro tugenda cyangwa n'abajura barateye b'ibingurube ariko nabo barabacogoje umutekano rwose urahari nta kibazo gihari mu nta kibazo rwose n'abari bafite amakimbirane barabikosoye bari kugenda babikosora rwose bikosora bagenda bacisha bugufi umutekano ni muzima rwose turimo dusoza ikiganiro cyacu twari twagiranye mwagira icyifuzo muvuga ku bantu bazakurikira iki kiganiro cyanyu niba hari icyo mwageza ku banyarwanda cyangwa se mwasaba nyakubahwa perezida dore ikintu twasaba abagore bahaye umutekano ntabwo twabanze n'ubwumvikane ikintu twasaba ni uko abantu bakumvikana abagore bakagabanya amarere ku bagabo njye nicyo navuga nicyo we dusoza uniki wavuga yewe ikintu nakongeraho dusoza abagore bababwiye ngo uburinganire ariko bwuzuzanye